Ndi muntu twiye gukinana na Edouard Bamporiki. Ubu ngubu ni minister hari 2014. Twakiniye muri filime kuko twakoranye ibintu byinshi mbere ko abadepite kugeza ubwo aba minister uyu munsi twakoranye amakinamico anafite yanamfashe n'akaboko buriya. Nkiza nkiri muri urwo rugendo rukomeye naravuye mu rugo mba muri ghetto ngomba kwishyura ghetto nta kazi ngomba kubaho yaramfashije yangeza ahantu bita muri Arumonde niho natangira urugendo nyine navuga ko rwarugiye kwa kuntu nge nabonye ukuntu strugglinga kuva papa wanjye yapfa kuva mama wanjye yapfa ngo bapfa 1994 kuva icyo gihe ubuzima nabayemo buriya nuko tutabwinjemo cyane ko naho naragiye n'inka waragiye wowe mustar naragiye wabasha no kubibusa okay sinifuza ko abisubiramo ariko wabona umushumbuka bayiragira naragira neza cyane ibikobwa kobwa nabikubita ubuzima naciyemo nashaka kuzongera gusubira iyo mbwibutse rero nkibuka ya migozi yose yankururaga n'ubu ngubi imwe n'imwe itarandikura so birambwire ngo binyereka yuko mu gizuba ritararenga nanjye ngomba kumeza kugira gute gukora nibyo kabisa arambaza ngo se kijya wowe kubona nacyo gihe narasengaga cyane nabaga najyanye na Bibiliya kuri tele wari umurokore n'umurokore mbwiriza none se nari perezida w'urubyiruko kuri eglise so hari ukuntu rero nyine buriya twebwe buri abakristo hari ukuntu bamira badakanje abenshi bamira badakanje so kumva igihe cyose abantu n'abanyabyaha igihe cyose wewe umurongo wahisemo utawurimo ugomba kumutera ibuye ariko kebura ko hari ijambo rivuga ngo ntugacire abagenzi bawe urubanza wewe urinde uca imanza rero aza kumbaza nambaza ngo ufata gute abage cyangwa abantu babana bahuje ibitsina wowe bafata gute n'abandi kumva nk'ikibazo umbajije cyazo cy'ubugoryi cyane ati se ko turi kumeza turi benshi ndabana ngiyeho bashenzi mbonye wampa uburenganzira cyangwa nkabona ububasha akamba nkagereza ahantu kajya mbirundamo nuko navugaga numva nakoresha n'amagambo akomeye mbirundamo noneho nyuma igihe cyagera byabiza nkabatwika cyangwa nkora kimwe nkica arandeba ahita azana amarira mu maso yarabaye cyane ndabibona ko mukomerekeje arambwira ati nta soni ubu wenda ukangura umukristo gusa ukunda Yesu gute wowe udakunda abantu wowe suri igiki kuwica abantu amwana ko se ukubabaye uri we so tugira nibyo biganiro ngaho ndamwana ngewe nkikira ko abantu babica bari kwica abana b'abanyarwanda bari koroka isi ejo u Rwanda isi yacu nayo izamere nka Sodoma amakuru yawe amakuru ni meza kabisa aracemo iminsi byatari twaraburanye hanyuma ngiye nkuzi ku izina rya Kijyana benshi banagukurikira cyane muri sinema no mu bindi ugenda ukora bakuzi kuri Kijyana amazina yawe yose nayabonye amazina yanjye ni Kijyana Yves Pete niyo wahawe n'ababyeyi ababyeyi bamuracyari kumwe ababyeyi nago turi kumwe barapfuye baratabarutse bose ko ari babiri bazize iki nimba atari ibanga ni muri jenoside bapfuye muri jenoside kuva icyo gihe nyine kugeza n'ubu ngubu nyine ubuzima nyine ni ngewe niwe wenyine ngiri ku ruhembe niwe bujyana nk'uko witwa so sinjye ngenyine hari na petit frère wanjye nkurikira ariko nyine ni nge mukuru nge wari imfura bose bitwa ba Kijyana oya ni gitwa Kijyana nge papa yasigiye igezina bishaka kuvuga iki Kijyana Kijyana bivuga umujene ni ukuvuga papa sogokuru avuga ko sogokuru amubyara sogokuru wanjye yitwaga Habiyakare abyara papa yaravuze ngo mbyaye Kijyana yari munini abatshati mbyaye Kijyana kazi itari mufata ariko hano harimo akantu kutayo kaza katangiye kuza by the way abantu bakunda kuvuga ko umuntu atangiye kuzana akadaba ari umuntu washatse ufite urugo mfite urugo rwanjye ngenyine nibanamo wenyine mfite urugo nibanamo n'umwana wanjye mfite umwana wanjye nkagira n'umukozi umwana angana gutu umwana wanjye afite imyaka 4 n'umuhungu n'umukobwa n'umuhungu ubu nawe yitwa Kijyana ni umwacteur ntago bishoboka acting like muzabibona ntabwo yigeze ku actingaho kera yafite amezi 6 ariko n'ubu ngo arabikunda kuko akenshi yakunze kubona ibintu nkora umwana wawe yactinze afite amezi 6 baramukamera akina ari umwana wanjye ko akunda ukinisha umubebe muri filime muri filime yari akana kanjye gatangiye ari gatoya dukinisha umuto tumwerekana yarakuze amezi 6 arabikinana neza cyane icyo gihe nyine aba yavukanye iryo sara
ntabwo bisa kure. Ntabwo Hanyuma wabyumva. Kijyana uravuze uti sogokuru Yeah. uko biri kose n'abantu bari numva baba bajya bafite nk'urugwiro ko kujya kwita umuntu gutyo banamutekerejeho ukamureba. Yeah, Ni sure. ibintu biva mu rugo mu muryango wanyu kumenya kwakitinga, kumenya gukina n'ibindi bigiye bitandukanye. Simbizi ntekereza yuko wenda kumenya kwakitinga njyewe nuko nakoze mbikunda. Papa wanjye ukuntu we yatandukanye n'ukuntu ngiye meze. Papa wanjye yari umwelectricien, yari extraga kera cyane, ubwo niwe yari mu bantu ba mbere kuko ne muntu wese etage kwa Kabuga impara ya hano ku Muhima n'andi ma etage menshi cyane yari akiza hano muri Kigali. Papa wa wese icyo gihe mbere ya jenoside. So mama wanjye we yaradodaga icyo gihe yakoraga ku Cyarahani. Sogokuru yari umwarimu baza kubirukana igihe bavuga ngo ubwoko n'ubu ntibwigisha, so barabirukana ngo nta batutsi bigisha. Aza kuva ku ishuri icyo kigo yigishagamo, aza gukora ahantu bita muri Osiri hano Rwandex. So bari abantu nyine bakunda kubana n'abanyamahanga, yakundaga imbwa cyane sogokuru wacu, yajyaga imbwa zingana nk'inyana. So rero mbaye umuntu we yari umunyamashyengo, ariko papa akagira ukuntu yari acecetse, ibintu bya requestara no guceceka gusa. Ubwo we na Petit Frere ubwo nimwe mushobora kuba mufite ako cyane. Petit Frere turagafite. Petit Frere noneho ni umukomediye cyane. Akina gute? Hari afite ama content ye n'ubwo atarashyira hanze, ariko afite ama content meza cyane ashaka kuzatangira. Twize no gukinana mu mafilime amwe n'amwe, ngira ngo ndebe ko hari ikintu namusupporting, ariko bizaza of course kuko ndabizi n'umuhanga kabisa. By the way, Kijyana abantu badukurikiye ni nkize movie wavuga nibura nk'eshanu uvuga uti izi narazikoze kandi zifite aho zankweye zingeza. Yeah, sure. Hari filime yitwa Imfura. Ni filime yabonye igihembo kabisa. Sinzi igikombe yabonye igikombe mu Budage bita Bia Silva. So ni igihembo cya kabiri cyo muri ya festival cya filime ya kabiri, yabaye filime ya kabiri nziza. So rero ni ya Samuel. Nyuma yayo hari n'izindi, hari indi filime nanone yitwa I got my things and left. Iyo ngiyo nayo ni ya Philbert, nayo ni filime yageze kure. Hakaba indi filime ya Mutiganda wa Nkunda, filime yitwa Nameless, yaguzwe na Studio Orange mu Faransa, ari nayo yakinnye umuhungu wanjye Orega nababwiraga. Iyo ni filime nayo kugera kuri ubu ngubu igiye nayo iri mu Busuwisi, hari festival nayo yayifashe, igiye kubona premier vuba aha ngaha. So numva nayo ni success. Hari n'izindi filime zigiye zitandukanye nagiye nkoramo. Hanyuma iki kintu cya film industry hano mu Rwanda ubwo no kuvuga ngo tugeranyije mazemo nk'imyaka igera muri imyaka igera mu 10-11 ngiye gutangira 11. Uri gukina kandi ukabona ndi gukina no gutoza. Ufite nk'ahantu ukorera movement, abantu benshi bakubona kuri social media bashaka kuvuga ati Kijyana tumuzi muri film, hari nk'ahantu ujya utoreza nk'abantu se cyangwa mbere 2013 ntangira kwiga muri IPRS nanjye university. Icyo gihe nibwo nashinzemo club yitwaga My Destiny. So My Destiny natozaga gukina theatre ndetse na filime. 2015 nza kuyifunga ndayihagarika kuko nari ndimo mashirika, kandi mashirika twaragendaga cyane. So ugasanga twagiye Rusizi, twagiye abantu nasize ntibakore nkuko nabishakaga, so bakamfenta. Ari ukuntu buri abantu benshi baza kwiga bashaka kuba abakinnyi beza ba filime, ariko bakahita bagukwera. Ukajya usanga harimo abaje kwera ikigare, hari abaje kwera ko bazi ko bagiye gutaba abasitari, ari buri wese afite ikintu cyamuzanye. So nze kugenda nabwira no kugira ngo bigende neza, bikameye muhagaze mujye gukoresha ibyo nabahaye. So ariko bamwe muri bo ni abacteur, abandi bafite ibindi bagiye bakora binyuranye bibafasha kugera aho bagera. Kuva icyo gihe rero nagiye mpitamo kujya ntoza ahantu ibigo by'amashuri, nkajya mu kigo cy'ishuri nkatoza ikindi gutyo nkanahava nkakomeza nuko n'ubu ngubu nkora. So natoje inkambi ya Kigeme, natoje ikigo cy'amashuri cyo mu Giporoso, natoje Cornerstone Leadership Academy niyo muri Rwamagana. Hari n'ibindi byinshi Les Rondeurs ahangaha ndabona reberi abana batoya. Hari ikintu mitaribaza Kijyana uko ukuntu ukomeza utoza uko biri kose harimo na experience yawe. Iyo urebye ubona industry yo gukina kuba umukinnyi wa film, ubona hari aho birakwinjiriza se ukabona uvuga uti nanjye mbayeho neza kubera ndi umukinnyi. Ese ubona industry ihagaze gute, ubibona gute? Ya industry ihagaze neza, ariko muri rusange buriya hari ikintu nakubwira Rubina, biterwa n'umuntu, biterwa n'uko umuntu ibintu birimo. So ngiye ukuntu meze, ninjira muri industry ya cinema nari nkiga muri secondaire, nabikuye kumaze imyaka igera mu 10. So bivuga ngo nagize n'ikibazo mu rugo batangira kumbwira ngo urwo rusatsi rwawe ushaka umusitari, bandega ibintu byinshi, kugeza ubwo nafashe icyemezo cyo kuva mu rugo. Kandi nararerwaga, baranderaga,
ndavuga reka njye kwibana mfata icyemezo niga mu wa 5 secondaire ntangira kwibana ntangira ubuzima byari bigoye rero kwinjira muri sinema icyo gihe niho navuga ko byari bigoye ariko petit à petit uko nagiye nkunda kuba mu cyo ngomba kubamo n'uwo ngomba kuba we byagiye bindinda nyine ibintu byinshi guhubuka njye muri filime nyinshi cyane kugira ngo harambone bitanu harambona ngahe navuga niba uyu munsi nyabuze reka ndeke ariko ntegure njyewe nitegure kugira ngo nzabone n'amafaranga menshi so ndayabona kandi akantunga hanyuma hari ikintu abantu benshi bashaka kwibazaho hari nk'ababyeyi badukurikirana akavuga ati ariko se nibura muri sinema ni nk'ayahe mafaranga mu Rwanda umukinnyi yabona menshi simvuze ngo yaba ari akayabo ariko menshi nibura yabona wenda ushobora no kuba warabonye ubwo ko urumva akeneye filime zimwe nyinshi ziri international ni nk'aya mafaranga uvuga utaha narayinjije nshyira ku mufuka ndavuga ni kabisa gereranya shyiramo hagati reka shyira ntabwo industry yacu mu by'ukuri wenda nayo iracyakura sibyo ariko amafaranga nabonye menshi ni miliyoni nahembwe muri filime iyo filime ntagira nasohoka ni filime nayo abantu bagomba kurindira kabisa ariko ni filime iri international y'umunyarwanda ndabizi ko bizagwana n'abanyarwanda ko bayibona ku YouTube cyangwa ahandi aho ngaho wapi ariko ni filime yampaye miliyoni mu minsi itajya no muri 15 amazing yego so izindi filime nazo ubwo nshaka gukina muri iyo filime kama miliyoni ariko mfite n'indi ku ruhande iri mu 100 cyangwa mfite indi iri mu 300 so urumva rero amafaranga agenda aza ku buryo nge ntabwo navuga yuko ngiye kugenekereza wenda umuntu abwiye ngo amakazi ku kwezi nicare hamwe ampembe 500 sinabyemera urumva uko biri kose harimo amafaranga coming to that turavuze uti film iri international n'ibindi ugenda ukora hari ikintu ushobora kwibaza ni nk'abande b'abacteur wabashije kugeraho cyangwa abactrice abakinnyi ba filime bakomakomeye mwahuye muri urwo rugendo rwo gukina film ukavuga uti ahangaha nawe n'uyu muntu sinshaka kubyibagirwa uyu muntu n'umwe mu bakomeye ashaka ko ari no mu Rwanda nje mpereye no mu Rwanda umwe mu bakinnyikazi beza nka Rosine Bazogere haraho nabonye muri kumwe ushaka kuducira amayange kugira ngo n'abantu bumve urwo rugendo mo gato ndavuga ko mu Rwanda akavuga ko katwivugire iwacu nkuko ivuga Rosine twarakinanye sinabo bonyine harimo ba Eliane Muhire wenda twahuye mu kinamico cyane urabizi ko yanagize ngo twara best actress Burayi ngiye n'umuntu nanjye mvuga nti uyu muntu so ndi muntu twiye gukinana na Edouard Bamporiki ubu ni minister hari 2014 twakiniye muri filime kuko twakoranye ibintu byinshi mbere ko abadepite kugeza ubwo aba minister uyu munsi twakoranye amakinamico anafite yanamfashe n'akaboko buriya nkiza nkiri muri urwo rugendo rukomeye naravuye mu rugo mba muri ghetto ngomba kwishyura ghetto nta kazi ngomba kubaho yaramfashije yangeza ahantu bita muri Arumondi niho natangira urugendo nyine navuga ko rwari rugiye kubona n'urugendo rwagutse kugeza mvuye aho ngaho ninjira muri mashirika nkomeza so abo bacteur rero nagiye mura nabo ariko ni nabo bantu navuga ko cyane nanjye na nkoma n'amashyi nkavuga ngo aba bantu nabahanga hari abandi n'abahanga tugenda duhura nabo dukinana ariko abanyarwanda batazi mu Rwanda nk'uko nk'ubu ngubu nge nshano muri kaburimbo nta muntu wamenya ko ndi umacteur so nta muntu wamenya yuko mba nicaye ahanga ariko ari abantu benshi bakora filime bavuga bati cyama yiva kankinira muri filime cyangwa kanamuga ati wankeneye muri filime abantu benshi ntabwo baba bizi ko ari filime ko ari filime dukora zijya hanze izo ngizo nizo abantu batamenya kandi nge nizo nahisemo ko ngisingura ko umustar cyane so iyo nkoze ikintu abona ko cyatangiye kumenyekana mbangiye ku ruhande nk'amezi angahe narangira kujya ku karubanda nibizagutangaza so gutinya amaso y'abantu ariko ku mustar ni byiza ku ruhande rumwe kundi ruhande biragoranye kuko hari ubuzima bw'ugutegeka kubamo kandi utarategura so ubu star iyo izina rimaze kujya hejuru wowe ugasanga umufuka uracyariho hasi kuri rya zina utangira kubaho wihisha abantu utangira kwikandagira nshaka kuba mfite 1000 sinjye muri restaurant y'igihumbi cyangwa 500 kugira ngo nijye pura ya 500 mbashe gukubita ka fanta ka 500 cyangwa se niba nk'ikiyeri nacyo ugatinya ko batagutsinda atidere wa mustar so ibyo bintu ku cyapa witegeye akamodoka uhagaze gutya ureba bati do ibyo ndabyanga rero so nigize gushaka kubirwanyaho kuva kera ndabaga ariko nzagura imodoka tu bigero ndanayigura ariko ngura imbabura ariko ndavuga icyo nabikoreye by the way nuko navuze ngo uko biri kose kangura iyo modoka nanjye ngiye mu murongo w'abaguze imodoka kuri liste
ya famiye yanjye bizavivurwe ko naguze imodoka ariko ubu narayiriye nayiriye ndashaka kuzagura iyindi. ahubwo hari ikintu uvuze gitangaje cyane, hari kuko ubwo buzima umuntu aba ashaka kuba yabamo n'ukundi kuntu abantu bamubona hanze mu buzima busanzwe. Ubu ngubu kuri iki gihe urimo muri izi movement urimo, uracyari gukina filime, uracyari muri izo theatre n'ibindi nk'ibyo, ubibona gute? Ni iki wowe ugenderaho cy'imbago yawe cya buri munsi uvuga uti iki nicyo ngenderaho nkakijyana kiramprotecting, iyo mbyutse nibuka iki cyangwa se mbigenderaho? Uravuga ku bigendanye na ubuzima bwawe busanzwe nkakijyana, iyo ubyutse n'iki kiguha imbago zo kuba wava mu rugo ukagenda ugakora, cyangwa se n'iki kiguha motivation? Ikintu kimwe motivation ni uko nzi ko ntawe saba, ntawe ndeba, nta n'uwo mpamagara ngo nyitabe. So bivuga ngo njyewe ndi papa nk'imama kuva kera. Njyewe natangiye ubuzima bwo kwimenya ndi umwana niga mu wa gatatu primaire, nkigurira urukweto, nkigurira imyenda. So bivuga ngo guhera icyo gihe natangiye kumva yuko nihumekera. So ijambo rimbamo rivuga ngo umuntu arihumekera. Iryo ni naryo jambo ngiyewe ngenderaho ringira uwo ndiwe. Niyo mbyutse mu gitondo avuga ngo burongeye burakeye. Yego. Nanone uyu munsi rero ni umunsi wanjye wo kurema ikintu umwuka ndi buhumeka uyu munsi, ni njye uri bujere cyangwa se njye uri ni ukuvuga rero ngendera ku kintu mbere na mbere ngira confidence muri njyewe, ngira confidence. Icya kabiri nkunda abantu, nkunda abantu, gukunda abantu rero mba nanga yuko nzaba n'ikigwara imbere y'aba bantu nkunda, bakuma numva nabika icyizere mu bantu, kumva yuko hari ikintu mbamariye, kumva ko nanjye hari mu gihe mpari nari nkwiye ko aho hantu koko. So rero nanga ikintu cyatuma imbere y'abantu mbikigware cyangwa se imbere y'abantu bambonamo amafene, niko nabyi. Ibyo rero bimpa imbaraga. Ikindi cya kabiri umwana wanjye, kwa kuntu njye nabonye ukuntu strugglinga kuva papa wanjye yapfa, kuva mama wanjye yapfa, ngo bapfa 1994. Kuva icyo gihe ubuzima nabayemo buriya nuko tutabwinjemo cyane, kuko naho naragiye n'inka. Waragiye wowe mustar naragiye wabasha no kubibusa. Okay, sinifuje ko wabisubiramo ariko wabona umushumba ukabaragira. Naragira neza cyane, ibikobwa nabikubita bigatuma binanira. Ni ukuvuga ngo turabizi twaragiye. Aho byari he? Wari uri no mu Rwanda? Ni ukuvuga nari ndi muri Uganda. So nahuye n'ubuzima bukomeye, ari nabwo ngiye mba ntashaka umwana ajya azacamo. Wagiye kuba Uganda ushaka ubuzima? Nagiye kwa Uganda banjyanye kwa jajja wanjye. Umukecuru wanjye bari nka gramere wanjye. Nyogokuru ubyara papa yapfuye muri genocide, nawe apfira ahantu bitiririmo, ariko umukurikira aba Uganda. So uwo ngo umukurikira rero niwe waje mu Rwanda 1998, azi ko twese twarangiye, asanga ngenda cyariho n'umuryango wanjye wundi, basanga turarabwa ati noneho reka ntware kijyana imfura y'imfura yanjye, kuko papa yari imfura ya nyogokuru, nawe rero yamwitaga ngo ni umwana we nyine, yamufataga nk'umwana we, ko niwe wari usigaye, niwe wari umubyeyi wari usigaye. Aravuga ati kantwara uyu, arantwara njya byo nsanga n'abantu ba mu nka, rero twinywera amata. Ndakubwiza kuri ibintu byo kurya byabaga ari danje, ntabwo byabaga bihari aho kubirya, cyangwa ari cyose twiririye amapapayi, twiririye ibisheke, ibintu nk'ibyo ngibyo ni binatirere. Tukajya mu murima tugafata inyanya tugakata tugashyiraho umunyu, ukarya inyanya bakavuga ngo ngwino urye ufate, ntabwo bishaka nari inyanya nari turaya amatanga bafa. Nuko twabaga ariko nkajya kuragira bakambuza kwiga, iki kintu nahangiye, bakambuza kwiga, nkirirwa ndira ku gasozi, abashumba bakanjyana kwiba, bakajya kunshuka tukajya kwiba, batwirukankana njye n'ijya wasigaraga inyuma mfite ubwoba ko ari bunamfate. So rero nyuma naje garuka mu Rwanda nanga gusubira Uganda, nanga gusubirayo, byajyanye nasubira yarira nyine, bijya mbyibuka nkababara ukuntu jya yarize ari mu rugo avuze ngo dusubira nko ntaho naje, ntago ngensubirayo, ndaza niga mu Rwanda. Rero nyine nkomeza bwa buzima nabaga none usanga famille yanjye ari mu Savi Kigali, basubiye Muhanga, ubuzima bwaranze, bakajya tujyana guhinga, najyamo guhinga ngiye bikanga, bakayavuga ngo guhinga ni ikigware nta cyazimarira. So bakankuramo mujye kwikora kazana ibishingwe byo ku by'inka cyangwa by'ingurube byave tukabijyana aho bari guhinga kugira ngo babishyiremo. Ugasanga ari byose n'ubuzima naciyemo, ntashaka kuzongera gusubira. Iyo mbwibutse rero nkibuka ya migozi yose
yankururaga n'ubu ngubu imwe n'imwe itarandikura. So birambwira ngo binyereka yuko mu gihe izuba ritararenga nanjye ngomba gukomeza kugira gute gukora nibyo kabisa. Hanyuma coming to that, ibintu bigoye waciyemo n'ibindi ugenda ucamo, hari ikintu nagiye numva hirya no hino ati kijyana babikunda kubyita mu cyongereza homophobia cyangwa mu gifaransa homophobie. Mu Kinyarwanda ubwo ni nk'umuntu wanga abana bari bo bose babana bahuje ibitsina. Ubwo ndavuga abo bita aba bisexual, aba transgender, aba queer, aba lesbians, aba gays. Ubwo iyo ubivuze mu Kinyarwanda nta jambo dufite ribivuga neza mu Kinyarwanda, iyo urivuze ni nk'igitutsi. Ubwo rero ndi kwibaza wowe kuba homophobie, ubwo nuvuga ngo wowe ni ikintu kizira kuri wowe cyane cyane ko ngo mu nkuru numvishe wihangane ngiye kubivuga ugiye kumena amabanga umuceri baretse kukamenera ugiye kumenera umuceri byari byagenze gute kugira ngo ugire uwo mujinya? bivuge ntari uburenganzira reka mbivuge. Uwo muntu yaransobanura avuga ati njyewe bari abantu, wowe ubwawe waravuze uti bari abantu ndabanga, nanababonye nakwifuza ko mbona ahantu nabajugunya bakabamo, nimba ngo bakabamo bapfutse, sinzi ukuntu wabivuze. nkuramo umwe hamwe kuramo kubera iki urwo rwango wari ubafitiye cyane? By the way ntabwo ari urwango kumutera, ntabwo ari urwango, ahubwo twari turimo turakora film iki gihe twari turi muri Nkora, ya film nakubwiraga yagize na success cyane. Yo imfura turi gukora imfura, twari turi ahantu bita muri Nkora, ni muri Rutsiro, naho twagiye kuba dukora iyo film ku Kivu kabisa. Umuntu umwe rero ubwo navuze izina arangije ambaza ikibazo, sinari nzi yuko we ari wenda ashaka ko ari mu bemera barimo LGBTQ. Yego. Arambaza ngo se kijya wowe kubona nacyo gihe narasengaga cyane, nabaga najyanye na Bibiliya kuri tele. Wari umurokore? Namurokore mbwiriza none se nari perezida w'urubyiruko kuri Eglise. So hari ukuntu rero nyine buriya twebwe buri abakristo hari ukuntu bamira badakanje abenshi. Bamira badakanje, so kumva igihe cyose abantu n'abanyabyaha, igihe cyose wewe umurongo wawe wahisemo utawurimo uba ugomba kumutera ibuye, ariko kebera ko hari ijambo rivuga ngo ntugacire bagenzi bawe urubanza, wowe urinde uca imanza. Rero aza kumbaza nambaza ngo ufata gute abage cyangwa abantu babana bahuje ibitsina, wowe bafata gute n'abandi nkumva nk'ikibazo umbajije, ikibazo cy'ubugoryi cyane. Ati se ko turi ku meza turi benshi, ndavuga ni njyewe bashenzi mbonye wampa uburenganzira cyangwa nkabona ububasha akama nkagereza ahantu nkajya mbirundamo, nuko navugaga numva nakoresha n'amagambo akomeye mbirundamo naho nyuma igihe cyagera byabiza nkabatwika cyangwa nkora kimwe nkica. Arandeba ahita azana amarira mu maso, byarabaye cyane, ndabibona ko mukomerekeje. Arambwira ati nta soni ubu wenda ukangura umukristo, gusa ukunda Yesu gute wowe udakunda abantu? Wowe uri igiki kuwica abantu? Abungana ko se ukubabaye uri we. So tugira nibyo biganiro ngaho, ndamwana ngewe nshyikira ko abantu babica, bari kwica abana b'abanyarwanda, bari koroka isi. Ejo u Rwanda isi yacu nayo izamere nka Sodoma na Gomora. Reka yego sinkamenye yuko umuntu ari ndi kumukora ku gikomere. So abandi baramuvugira bakabatugu nta nutandukanye nahiterere wabishe naki, akunza ngewe nanga kubaza umuntu mu buzima bwanjye. Iyo mbabaje umuntu, iyo umuntu ababaye nkamenya ko yabaye kubera njye, muri gishoka cyose mpaka musabye imbabazi. Niriwe musaba imbabazi umunsi wose, mbwa ati uri we wambabariye, mbwe ni bure basi umbabarire ko nababwiye nerega namwe basa muri mwe bw'abarimo, ariko ntabwo mbaza gukwana namwe. By the way gusa ngewe nshubije ibintu mpubutse, ntabwo ari nateguye gusubiza. Rero nyine nyuma nibwo nagiye mbitekerezo, abantu bambwira ati gukora umuntu wamukomerekeje. Turasohoka tujya ahandi hantu ku mazi, tuva aho twari turi, tugezeho nijoro nabwo mbona naracyabaye baratwunga biranga. Bukera wongeye seneza ngize nanjye ngaruka i Kigali, bankubita link, bankubise link, insomye link ye, mbona ko narabirije ndavuga na hantu nake nyinwereye aho nyine. None se ubwo nyuma so nyuma rero naje nafashe umwanya wo gutekereza, ndavuga ariko ubundi umuntu ni iki? Umuntu ngewe ndi iki cyubundi? Hari ibintu bitari byiza nanjye nzi ko mfite, sibyo? Nzi ko mfite undi muntu ashobora kubangamirwa nabyo, cyangwa ashobora nawe kwita avuga ati uyu muntu wamugira gutya. Ngiye nshobora kuba wenda we ashobora kuba akora ibyo, ariko nshobora kuba wenda nanjye nkunda abakobwa kuri indi level, sibyo? Itoroshye, sibyo? Cyangwa se nshobora kubona wenda atari nijya, ariko nshobora kuba nakora ibindi bintu nanone bitari byiza. So ndavuga rero buri muntu wese agira choice. Iyo choice ye niba yaramuhaye guhitamo icyo kintu, niwe nibwo buzima bwe. Noneho ntangira kuyananariza ndeba abo bantu
none nyuma wagira ngo ni nk'Imana mbivuga gutya ni nk'Imana yabikoze igena impuza n'abantu benshi baba lesbienne benshi none umuntu akaza abura abahungu benshi bakunda kuvuga abakobwa nibo bakunda kwirekura umukobwa turaganira mbese buriya hari ikintu ushaka kubwira utaruzi genda mu lesbienne nari ukuntu twari inshuti cyane cyangwa mufata nka sister wanjye turabavandimwe cyangwa ugiye no kumutereta agahita avuga ati ngewe burya ndi mu lesbienne agahita avuga wow kuki ba bantu se babona uko mbona nta n'ikintu batwaye ari abana beza ejo nkahura n'undi kubera nawe ndakatuma menyana n'uwundi nza kwanariza ndavuga n'aba bantu rero hari abantu bavutse gutya icyo nagihamya kuko hari ukuntu twari tuvuga ngo bacya abakobwa tukiri n'abana bacya abahungu gutyo hari umuntu uvuka muri we akavuka geneze cyangwa se uko yavutse ari wa muntu ufite imyitwarire itandukanye n'igitsina afite muri ako kanya uko tumubona niba ari umukobwa agasanga yibere nk'abahungu hari n'abana bagiye bagira ibikomere kubera imiryango yabo ababyeyi babo cyangwa uko yakuze nabwo bigatuma bahinduka hari umwana ugiye muri lesbienne wanganirije nzina n'amarira mu maso arambwira ati ngewe ntabwo wari ubizi nanamutoje ndamutoza mu ikinamico mutoza yiga muri secondaire guhera 2015 ariko yabimbwiye ejo bundi ibaza iki gihe 2015 abimbwiye no mwaka yararangije secondaire kera arambwira ati reka nkubwire buriya kintu ngize nkubwira ngende mu lesbienne kandi fura no ni umwana ukunda acting ariko ubu ngubu nyine nawe akora ibyitangazamakuru yamwanze kubera iki turagana arambwira ati mama na papa barabana nyine ufa tukiri abana ukuntu babanaga papa yajyaga aca inyuma mama ndeba twese turi abana tugakora tubibona mama akajya arira mama akigunga papa agatahana indaya karetse twese kabimenya ibi bintu birebire amafaranga agahembwa amafaranga kandi amafaranga menshi bazi manager wa bank yego amafaranga tumenyano yajyanye akaza mu rugo nta kintu afite mama akisakira agakora ikintu cyose gishoboka mama we yabayeho ari wa muntu uvuga ngo ngomba kugira ikintu gukora nyine gukora urugo rwanjye nk'umugabo kandi nk'umugore so amwana yambwira rero byatumye mbona ko abagabo ntacyo bamaze ntangira kwanga abagabo agenda ambwira no nyuma yaho n'ibindi agiye ahura nabyo n'ukuntu yatangiye yiyumva ndavuga na wow abafite story behind it kumubwira ijambo rimukomeretsa no kumuha akato no kumwica kabiri nabyita ko ari icaruza undi nawe yambwiye ukuntu bajyaga bamukubita ari kumwe n'abahungu ari akana yakina n'abahungu bakamukubita ngo ajye ahura n'abakobwa ibyo nabyo bimuviramo kwanga abahungu burundu n'ubu ngubu nambwe ati n'ubu ngubu njyewe nafashe icyemezo cyo kujya mu bakobwa ahubwo ujye nyihera abakobwa ngaseka nyine ariko byatumye rero nyine numva abo bantu ngiye kumbwira ngo umuntu ni umugeni ni umulesbienne ni nko kumbwira ngo uyu muntu yambaye ishati n'umufutubareri uyu nguyu ni umuvolleyball uyu nguyu akina filime kuba ibyo bintu bitandukanye so ni ubudasa nyine ni ubudasa hanyuma coming to that turi no gusatira umusozo ko tuzongera tunagusure ufite story nyinshi zinteresting hari ikintu nshaka kumenya kijyana hari an upcoming movie igenda gusohoka ndumva twaranaganire na Becky imbere abitubwiraho gake ariko si cyane gusa hari film igaragara uri gukina mu bundi buryo navuga ngo uwo utakundaga niko navuga bira bintu nisohoka urabahuti biramera biti kuko igihugu cyose ndakeka kiri busare ngiwe rero umuntu bundi wowe wibonye muri hari heterophobia homophobia wowe wibona gute homosexuel heterosexuel wowe wibona gute uri straight ngiwe ndi straight uri straight hanyuma gukinira filime rero biramera biti no kuvuga rero ukuntu bimeze rero burangiye hari ukuntu nteye nakubwiye ijambo rimwe nongeye ndusubiremo kuko buriya uko umuntu agenda nakura uko umuntu agenda umunsi azamuka ni nako ugenda urushaho kugira gute kurushaho kwisobanukirwa no gusobanukirwa abandi bantu nakwenga umuntu arihumekera ngewe adonke ku muntu uri hariya kunjajinga cyangwa se kumvuga uko abishaka we yaba ari we wese ibyo afite byose so ngewe iriya filime nari ikinyina ndi umugabo sibyo iriya role wayikinnye wumva uri ready cyane bwa mbere filime Beka ajya kumamagara gukina muri iyo filime ntabwo yampamagaye yabimbwiye turi ahantu kandi turi Sandabona twagiye guserebura muri iyo filime ya Mass of the Jungle ya Joel Karekezi gitwara igiye yambere muri Afrika so rero amaze kuza ari hano mu Rwanda yaraduhamagaye tujya kumena amazi twagiyeyo turizihirwa noneho ndabyina mbyinye rero hari ukuntu nabyenda shaking arabwa nekaze none nkwereka mbere ko mba shaking ahita ambwira ati
man uzi ko ubyina neza nkahita mbona neza umukarakter wanya muri filime uzanyenerera rero sasa nayikina n'umuge kandi nkanabijyamo neza ariko uzakuremo ukora sex neza kitarimo yari yambwira utuntu tumwe na tumwe so arambwira ati ntari binzakubwiye arampamagara sora nka script ariko biza kugeraho icyo gihe sinari mpari ndabura ko twaragiye mu ntara n'amashirika so afata undi muntu biba ngombwa ko filime nyuma rero bashaka kwisubiramo ntabwo yagenze neza bese umuntu arampamagara kuri ya role yanjye kugira ngo nsimbure wa wundi wari wakinnye role uri ready noneho cyane neza cyane none sira filime witeguye gute dissing y'abanyarwanda urabona mu Rwanda ibi ni ibintu bitarumvikana ni ibintu abantu batakwakira yemwe n'itangazamakuru ritari kwakira naryo ubwaryo biramera bituri umukinnyi umaze kuba international abantu bakuze amafilime menshi mu bikorwa byinshi ugenda ukora ni ibintu bizagenda gute rero uzabyakira gute abantu bakuvuga gutyo cyaba gutuka ati wa undi noneho wabyangaga bya bintu byo kuvuga asigaye byamamaza nje ntago mbifata nko byamamaza njewe nakinnye ubuzima buriho kandi njewe amanactor nkaba ndi professionnel mu bintu nkora so bivuga ngo nta role nta kintu so ngende muri filime nk'umukinnyi wo kugira ngo mfate ibitekerezo biri muri script cyangwa ibitekerezo biri muri director mbishyire kuri screen ko ngende kumera ambassador so rero abazabivuga ni kazi kabo none se aho Rwanda hari akantu avuze ati nje nabwiye director nanankinisha yego ura musore nzamusoma ariko nta bindi tuzakorana byo handi hihishe none ko hari hihishe naho habaho mu buzima busanzwe ku cyo wanze kuhakina ari hasi se hari hasi aya no kuvuga ngo ntabwo muri filime nawe ntabwo yari kubishyiramo ibyo ntabwo yabishyiramo wenda aho byabigiye kurengera sibyo akandi muri filime arukundi kuntu ibintu bikorwa utanabikoze bikaga nkari wajyana ni wabikoze so ariko icyo nshaka kubwira ngewe uko abantu b'Abanyarwanda bazamfata cyangwa abanyamahanga bazamfata ibyo ni uburenganzira bwabo nyine kumfata ko babishaka kubera yuko mu Kinyarwanda bavuga ngo intumwa ntiyicwa ngiye mba natunge ntabwo nagiye hariya gushyira ubuzima bwanjye ku karubanda bw'ibyo nkora nagiye hariya kwerekana ubuzima bw'abandi bantu no kwerekana hari abantu babaho bafite ibikomere kubera abandi bantu baha akato ariko uzi kubaho abantu batakwakira uzi ko umeze nk'umuntu imbere hari urukuta cyangwa hari bariyeri utagomba kurenga abandi bari hariya so ukabaho useka uri gupretendinga so rero abo bantu tugomba kuvuga ubuzima bwabo nta kundi kuntu twe tubivuga ni muri filime nyine exactly ni muri filime ni mu bundi buhanzi butandukanye ngiye rero abantu uko bazamfata ngiye ndabivuga ngiye nkunda abakobwa sibyo nta nkunda ngo bagenzi banjye sibyo ariko nta nubwo nanga ukunda abahungu bagenzanya ari umuhungu cyangwa abakobwa ku bakobwa simbanga abantu bose bafata kimwe exactly yeah sure coming to the end ndashaka ko wagira icyo tubwira movement urimo ni film zigiye gusohoka zigiye gusohoka kabisa nta mazina yazo aratangazwa iyo mperetse gukina ejo bundi ntabwo iratangazwa ni film ndende twanayisoje turindire tuzayibona ngo yavuzwe muzayumva yavuze cyangwa twaye igihembo hanze nayo so si imwe urumva nakubwiye hari iyo ngiyo yindi na yitwa Father's Day yo ntabwo kamvuga izina gusa sibyo nayikinnyemo na film nyine nababwiye nakomeye amaye n'amafaranga atari makeya ni itaravugwa ndayivuze narivuze niyo Father's Day turindire umva iyo yindi ntabwo mwabyumva mutasenze izatuma abanyarwanda bagutera amabuye hakaba iyo yindi izatuma abanyarwanda banerebuye yitwa Home nayo ntirasohoka hakaba iyindi nayo tumaze iminsi dukina ejo bundi twarayisoje iyo nayo ntabwo irasohoka hakaba nanone igenda zibagirwa umuntu hakaba nanone yindi yitwa Imuhira nayo igiye kubona premier nayo mu Busuwisi hanyuma izo filime kuri umuntu ubona ibyo birakubikura he like baraguhamagara ufite ahantu platform abantu n'abandi kugira ngo tubwire n'abadukurikiye nimba hari umuntu wifuza kuba yakina nawe abe yahagana hari nk'ahantu mufite ama connection bigenda bite oya ngiye ukuntu nkora ntabwo njya nakazi ko gukina muri filime so ngiye abantu barampamagara bakambwira ati ko tugushaka twakubona gute nicyo kintu nubatse nagejeje kubaka izina mbere na mbere no kwerekana ubushobozi bw'ibyo ngiye mfite nababwiye ko natangiye kera so naza kwiyerekana cyane ngo nyanyagire hariya ariko nkoresha indi strategy ituma abantu bose bakora sinema by'umwihariko bari on top abo bagomba kumenya amazing umunyenishije akabwira undi numbonye muri ya film akifuza kuba yagutuma kuko nk'ubu ngubu mfite filime nzakinamo kugira umwaka utaha bamaze kujya bate kumbukinga amazing so ubu ngubu nuko hajemo corona
ikivamo ndahita nkina mu yindi filime. Ubwo si nk'umuntu ashaka kugana ngo umufashe kuba yabona izo connection birashoboka cyane cyangwa se ukanareba ko nawe ubwe afite izo skills nk'izo. Biba bigoye. So ni ukuvuga ngo keretse nanjye iyo nakoze casting. Hari igihe umuntu ngo nkora casting, nkora casting. Yego. Uko umva hari abantu benshi cyane banyizera wenda nko kubavuga ati Yves ni umukinnyi mwiza undi ushobora kuba yanamenya n'abandi bakinnyi. So cyangwa uzi n'abandi kuko yatoje abantu benshi abantu benshi. Njya nka castingira ama publicité za Airtel, za UNICEF, za Skol, ama akomeye cyane, amakamasha akomeye cyane. So urumva rero hari nk'igihe umuntu nanone ashaka ngo wampaye umukinnyi muri ino filime, wampaye umuntu muri hanaha. So ibi byose ndabikora kuko ngiye mba ahantu habiri ape muri théâtre nkaba no muri filime. So rero utamuye no muri filime muri théâtre naho ugasanga naho ndi hejuru. Ko nkora amathéâtre kuri radio, akina amathéâtre kuri tele. Ubu se ryari uzadutuma kuri tele bifasha kubaka character yanjye. Turashaka kureba umunaze arebe noneho n'abadukurikiye barebe ukuntu ukina uri kuri set birashoboka ko wazadutumira. Icyo gihe ngewe nanabatumira igihe cyose. Ariko ikibazo sinjye. Ikibazo ni nyiri filime. So hari igihe nyiri filime kubwira ngo filime nge ntirajya hanze. Kugira ngo nfate filime yanjye abantu baze gufilima bayishyire hanze mbere ko nyishyira hanze kiba ari ikibazo. Uzaturebera kwaje. Ariko umuntu azayavugana nabo wenda ubyemeye mukaba mwaza tugakora. Nanjye nakwishimira ko ibintu ko abantu bamenye n'ibintu nkora. Noneho bigeze nago nyiri mu rwihisha. Hanyuma kijana mbere yuko dusoza n'icyo wabwira abantu banga ibyo ukora like haters, people who hate what you do. Icyo nabwira abantu banga rero umwuga nkora wa sinema nababwira ngo baracyari inyuma h'imyaka nka mu Rwanda muri za 90 wenda na 7 abantu bagisinziriye abantu bakishaka baracyari aho hantu kuko sinema ndabizi neza yuko buri munyarwanda wese ubu ngubu hava akagera hari ikintu sinema imufasha. Hari abari amaseri hari abareba iki ariko hari ikintu imufasha hari icyo ahungukira nubwo bajudginga. Rero uko kujudginga kwabo ntekereza ko nababwira ngo basubire n'inyuma bajudginga mu byo nabo birirwamo. Barebe ubuzima busanzwe byabo ese byo ni byiza cyane kugira ngo tubyizere. So ngewe rero nababwira ngo nibakunda ibyo nkora banabyizere ariko nkuko nanjye nizere ibyo bakora nkanabikunda nkanabishyira ku karubanda kuko ndi gukina nyina ubuzima bwabo. Ahubwo akenshi ari igihe abantu ngiye njya mbona ko hari igihe nta bazadukubita kubera ko hari igihe tubashyira ku karubanda. Hari igihe ukina ibintu hari akantu ugeze gukina umugore wawe nimba mwarashwanye nimba kwica ibintu nk'ibyo. Nakinnye muri filime mfite umugore wanjye ni Rosine Bazogere. So Rosine baramuzi muri Stimedi n'ahandi. So rero akina ari umugore wanjye ari filime yari ikozwe yari y'Abadage. So yari yamutiganda nayo ntiya rero nyine ndi umugabo we tujyana akabazo arankubita aranyica asiganyishe mu cyumba nyine. So anyicira aho ngaho arigendera. Ariko ibyo ngibyo ubwo uri kumva ari nk'abantu babayeho gutyo tuba dukinnye ubuzima bwabo kurya muri quartier umuntu ashaka kubita avuga ati uramuntu ko ari runaka. So iyo filime nabwo yaguzwe n'Abafaransa twakoze 2017 nabwo nanjye nishe umugore wanjye. Nishe umugore wanjye umwana wanjye areba umwana ararira ndamukubita neza inkoni icyo gihe nakinaga ndi n'umusekirite. So nari ntashye mvuye mu kazi mfite inkoni y'ubusekirite ndamukubita umutwe ndabumena. So umugore arapfa. Icyo gihe rumva rero dukina bwa buzima bw'abantu ese kuki batwanga iki batwanga urabona mujya gukinira filime mwabanje no kubyitoza. Ntabwo ujyo ugiri amatroma nkayo nyuma yo gukina filime ukajya ushiguka kuko wakinnye role runaka nayo iri harsh cyangwa se igoranye bitewe na role. Nkubwire icyo nicyo ngewe nize rero ngewe hano ntandukanye n'abandi bantu wenda ntabwo hari n'abandi bandezo cyangwa se iki ngewe nize ikintu cyo kwihindura nkaba undi muntu kandi namara ko wa muntu nkaza kuvamo nkaba ubona ari ndi we mbere. So bivuga ngo ntabwo ngira bivuga yewe oya nsoma muri sinshaka gukina muri filime yawe utabanje kumbwira umuntu ngiye gukina ubuzima bwe. Ndakubaza ngo niba ngiye gukina muri filime ndi wenda katuvuga wenda ndi Tanazi yavutse ryari yabaye hate ese akunda iki yanga iki ni iki kintu Atanazi adashobora kubwira abandi bantu irihe banga rye yiyiziho ubwe
kuko umwanditsi ugomba kuba uzi uwo muntu waremye. So ni ibihe bintu muri we iyo agenda aba afite adashaka abandi bantu bamenye. Iyo rero ngenda gutyo mbara gutyo njya nkubwiza ukuri ikintu bita bimfasha nuko nza nkambara wa muntu nkasiga kijyana ku ruhande. Nyuma ukongera ukisura. Iyo ngarutse nkambara kijyana wa ndaba yagiye. Ntago bijya bikuvanga amakosa. Ntago bijya bimvanga nakareka. Urasubira ukibera kwa kundi. Kandi rero sijya gukina njya mu kubaye impaye. Amen. Niyo ndi gutoza umuntu ntoza abantu kuba muri character babahaye. So yabaye muri character biba byiza ko filime nayo igira agaciro. Ariko benshi barapretend. Hari ikintu rero udashobora kutwika udakinnye. Hari utujambo tune ndikubwira ukavuga muri character mu maso hawe gusa. Tukahita tureba noneho kijyana wo ubwo reka nkwite character reka nyite Miguel. Ugiye kuba Miguel. Miguel se kwari kuri kamera ko kintu. Oya mucyatsi ndi character muzindi ngubwira. Okay, nacyo. Ugiye kuvuga ngo uziko nakwica. Uziko nakwica mu buryo bune. Uziko nakwica uri kubwira umukunzi wawe mu buryo bw'urukundo. Uziko nakwica useka wishimye. Uziko nakwica urakaye cyane by'ubugome. Uziko nakwica ufite agahinda. Ubwo tugiye guhera ubwo urabwira uri kuri kamera. Ugiye kumubwira uziko nakwica mu buryo bw'urukundo. Yego. N'umukunzi wanjye ngo sibyo? Action. Neza siko bavuga. Ni mamuza none. Okay twagiye. Cyane twagiye. Ariko Sheri uziko nakwica bana. Aka nagasanzwe. Ni bisanzwe umukunzi wawe ushaka kumubwira bisanzwe muri kwigana ko Sheri uziko nge nakwica. Ariko nshaka kumubwira noneho mbabaye. Mbabaye. N'agahinda. Gahinda. Uziko nge nakwica. Urabizi ko nakwica. Bivuge noneho urakaye n'umujinya mwinshi cyane. Urabizi ko nge nakwica. Bivuge noneho mu buryo bwo guseka bwo gutwenga bwo gukina. Ariko urabizi ko nakwica mwana. Utazanyica mwana. Nakurangiza. Because everybody was watching us. Turi kumwe na Kijyana. Abashaka kumukurikirana mugende mujye burabajya he kuri YouTube ko YouTube Yves Kijyana cyangwa Kijyana Yves mfite account atandukanye. Ushaka gukoresha amazina yanjye abiri Yves Kijyana cyangwa Kijyana Yves. Aho se wambana kuri IG, kuri Facebook nabwo ni Yves Kijyana. Handi ni he? Email yo tuzatuvuga mutandatu. Na WhatsApp muzambona. Ari ijambo ryiza wavuze uravuga uti umuntu niwe wihumekera mwese mudukurikiye nimba wumva koko buri muntu yakwihumekera mu buryo bwe ukande kuri like ukomentinge usharinge nimba wabukunze wumva twazana musura ari mu gikorwa nyirizina nabyo ni gahunda tuzagusura muzansura tuzaza kuri channel yawe ukomeje muraye mubyumva muzamwica nzamwishyuza nanjye. Big up to everybody who was watching us. Mwe muri kumwe na Albina behind the camera Miguel. Blessings up.